Ndabasuhuje bavandimwe, ndashimira abantu bankurikira ndetse bamaze gukora na subscribe, tukaba tubana hano kuri YouTube channel. Ndabizi ko mwafashijwe n'ubu mukomeje gufashwa, ndabizi ko bizabafasha kuri byinshi cyane. Ibi ni ibiganiro ntabwo mbagira ngo ndi kukwigisha cyangwa se nkubwirize, ariko ibiganiro byanjye cyane byibanda ku bintu bigendanye no kwizera Imana n'imyizerere. N'imyizerere nibyo mba nshaka kugira ngo nganirizeho abantu nk'umushumba. Tuganire, unyemerere rero tuganire. Wamaze gukora subscribe, n'iki kiganiro wagisangiza abandi bantu bitewe n'uko wacumvishije n'uburyo cyagufashijemo. Uyu munsi nifuje ko mbaganiriza, tuganira ku bigendanye n'ubushake bw'Imana, mapenzi ya Mungu. Ese ubushake bw'Imana ni iki? Kuko ahantu hose tuja turasabwa gukora ubushake bw'Imana, ariko ubushake bw'Imana ni iki? Ngo Mana, ubushake bwawe bube ni ubuki? Ubushake bw'Imana ni iki? Iyo dusenga ngo mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni, mapenzi ya Mungu ni nini? Ni iki kiganiro ushaka ngo tuganire ushobore gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Ni ibintu bifatika, ni ibintu bizwi, ni ibintu bigaragara. Ubushake bw'Imana ni iki? Kurikira wumve ubushake bw'Imana ni iki. Ni ikiganiro. Dusome muri Matayo ibice 7 umurongo wa 21. Haravuga ngo umuntu wese umbwira ngo mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Amen. Keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, uwo ni uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ubwami bwo mu ijuru ni sinzi abarokore, iyo tuvuze mu ijuru abantu bose bubura amaso bakareba hejuru bagashaka mu ijuru aho ngaho. Ariko wenda si cyo kiganiro ngiye kuvuga, ariko nzababwira ubwami bw'Imana n'ubwami bwo mu ijuru. Ubwo bwami bw'Imana n'ubwami bwo mu ijuru, Imana nifasha nzabubabwira. Ariko aha Yesu aravuga ngo umuntu wese umbwira ngo mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. So ndakubwira tugomba gusobanukirwa ko hariho ubwami bw'Imana hakabaho n'ubwami bwo mu ijuru. Ubwami bw'Imana bivugeho buke. Ubwami bw'Imana ubwinjiramo umaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Immediately uba winjiye mu bwami bw'Imana. Ukimara kwatura nuko mwihane muhinduke. Ico gihe umaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ubwami bw'Imana n'ubwawe wabwinjiyemo. Ubwami bwo mu ijuru nukugendera mu mugisha cyangwa se mu migisha Imana yaduhereye mu bwami bwawe. Haleluya. Ni imigisha. Kugendera muri iyo migisha ni ukugendera mu bwami bwo mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo yatuzuranye nawe ngo atwicaza mu ijuru mu buryo bw'iki? Bw'umwuka. Kankomeza ibyo nzabisobanura cyane. Muri Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 17 haravuga ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Isi irashirana no kwifuza kwayo, ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Murabizi twese duhora dusenga ngo dukore ubushake bw'Imana. Ubu bushake bw'Imana buri mu bice 7. Imana ishoboze
ibi bice birindwi bikubwiye. Ubu bushake bw'Imana buri mu bice birindwi. Kurikira umenye ubushake bw'Imana icyo ari cyo. Wasanga uzi usenga gusa ngo ubushake bw'Imana ariko utazi icyo ari cyo. Ndaguha n'ibyanditswe. Ni ukuri umukristo uzi ibi bintu birindwi ahinduka umukristo wo gushima Imana buri gihe, kuko wamaze gusobanukirwa ubushake bw'Imana ni iki. Icya mbere, mapenzi ya Mungu ni kusudi lake. God's purpose ni intego ye. Intego y'Imana ni ubushake bwayo. Amen. Nimvuga kusudi la Mungu ubitandukanye na maono. Kusudi, Imana yashize Esiteri kuba umwamikazi kugira ngo arokore Abayuda. Byari muri kusudi ya Mungu. So ni ngombwa kumenya ko muri buri kintu cyose hihishemo intego y'Imana. Amen. Pawulo yaranditse mu Baroma arababwira ngo kubakunda Imana byose ngo bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Kusudi la Mungu ugomba gusobanukirwa neza ko muri buri kintu cyose unyuramo hihishemo intego y'Imana. Si ngombwa ngo muri buri kintu cyose uboroge, urire, ubyite shitani, ubyite imbaraga z'umwuka mubi, ubyite ibindi. No, muri buri kintu cyose tambua kuna kusudi la Mungu. Amen. Kusudi la Mungu. Niho nari kubwe mu Baroma 8:28 haravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza ari bo bahamagawe kuko yabigambiriye. Ni ibikuri kunyuramo. Birasaba gutekereza urebe, ariko muri iki kintu ntabwo harimo intego y'Imana, ntabwo harimo purpose y'Imana kugira ngo bindemere ibyiza. Amen. Ibi ndakubwira ibiki. Bibiliya ndivuga ko tutazanyura mu bigeragezo. Bibiliya ndivuga ko tutazanyura mu muriro, ahubwo izanyurana natwe muri ibyo byose. Nunyura mu muriro ntabwo uzasha, ariko uzawunyuramo. Nunyura mu mazi menshi ntazagutemba, ariko uzayanyuramo. Ikibabaje nuko abantu bagera mu mazi menshi bakibesha ko babaye amafi bakayagumamo. Bibiliya ndivuga ngo ugume muri ayo mazi menshi, iravuga ngo yanyuremo kuko atazagutembana. Ikibazo nuko wayagumyemo. Biravuga ngo umuriro ngo ntacyo uzagutwara, ariko ikibazo nuko wemeye ukaguma muri uwo muriro ukagira ngo uri tofari bari gutwika kugira ngo uhinduke ukomere. No, nyura mu muriro, kuko hirya y'umuriro harimo intego y'Imana. Mwibuke nyuma y'umuriro ibyabaye kuri bari abahungu batatu, Saduraka na Meshaki na Abedenego. Umwami yaravuze ngo uhereye none nciye iteka haje hasengwa Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego. Wibuke Daniyeli nyuma yo kuva mu rwobo rw'intare, umwami yaciye iteka aravuga ngo uhereye none haje hubahwa, haje hasengwa Imana ya Daniyeli gusa. So muri buri kintu cyose ubushake bw'Imana ni kusudi lake. Kankomeza. Ubushake bw'Imana cya kabiri ni iki? Ni his time, wakati wake, igihe cy'Imana. Amen. Ubushake bw'Imana ni iki? Ni igihe cy'Imana, wakati wake. Muri buri kintu cyose Imana igira umwanya wayo. Muvandimwe, tega amatwi nkubwire. Muri buri kintu cyose kiba Imana igira umwanya wayo. Igira umwanya wayo, wikwibesha, wikwishuka. Muri buri kintu cyose Imana igira umwanya wayo kabisa. Umwanya w'Imana urahari muri buri kintu icyo ari cyo cyose. Ushobora kuba mu bihe bibi muri babiri, ariko umwe akabisohokamo mbere undi akabigumamo, ariko nawe ntibivuze ko azabigumamo, azabivamo.
kuko muri buri kintu cyose Imana ifite umwanya wayo. Mu kigeragezo uri mucamo none hari umwanya wayo kizavaho. Mu mibabaro urimo none, mu mpamvu z'Imana, mu bushake bw'Imana hihishemwo wakati wake. Hari wakati wa Mungu izagusohora mu byo uhaye ucamo. Wikwiganyira, wikwiyahura, wikwifata nabi, wikwiyica nabi, wikwisuzugura, wikwitesha agaciro. Hariho timing of God, hariho umwanya w'Imana, kuko umwanya w'Imana ni ubushake bwayo. Mu Mubwiriza ibice 3 umurongo wa 17 haravuga ngo hazaba igihe cy'ikintu cyose n'umurimo wose. Hazaba igihe cy'ikintu cyose n'umurimo wose. Turuzi ibibazo bimwe mu bushake bw'Imana harimo igihe cyane. Ibyo ibintu byose biramo ubone ni mapitoto, ni ibintu uri gucamo, ariko hari umwanya w'Imana wo kubikuraho. Ndi kwihutana kuguha ibisobanuro byinshi cyane. Nyuma y'uko tumaze gusenga Imana kubwiza ukuri, nyuma y'uko umaze kwereka Imana ibyifuzo byawe, nyuma y'uko umaze kubwira Imana ibibazo ufite, nyuma y'uko umaze gushima Imana no kuyibwira icyo ushaka, ujye utegereza umwanya wawe. Kudategereza umwanya w'Imana bitumye benshi basubira inyuma. Ngo ariko Imana ntivuga, ngo Imana ntikora, ngo Imana ngewe narayisenze ngo ariko ntacyo yankoreye. No, ntabwo ari byo. Muri buri kintu cyose kirimo umwanya w'Imana.